noneho rero ushaka kubwira Imana ndashaka ngiye kujya ntanga icyacumi cyinshi, ngiye niko njya senga, Imana ko nshaka gutanga icyacumi cyinshi urakora iki? Imana itubwira ndaguha amafaranga menshi kugira ngo nanjye umpe icyacumi cyinshi. Mujye musenga gutyo, Imana ko nshaka gutanga miliyoni yuzuye kuri iyi nyubako, ubwo urama iki kugira ngo nyibone? Senga mu bintu bifite mu Imana ifitemo inyungu. Nongere kandi mbasuhuze, ngira ngo murabizi ko ntajya ntinyuka kuvuga ubutumwa bw'Imana ntabanjije kuvuga Yesu. Ndabaramutsa mu izina rya Yesu. Yesu ni umwami w'amahoro. Izina rya Yesu turarivuga indwara zigakira, turarivuga warubabaye akishima, turarivuga imyaka ikera, ibitoki bikera, hakera n'amashaza tukabona n'agatonore. Tuvuga izina rya Yesu abana bakiga, tuvuga izina rya Yesu umutekano ukaboneka mu gihugu, imipaka yose ikarindwa biturutse kuri Kristo Yesu. Tuvuga izina rya Yesu ingumba zikabyara, izina rya Yesu rihindura amateka, ryubaka urugo umugabo adakubita umugore, umugore nawe ntarume ugutwi umugabo we. Izina rya Yesu rituma abantu babana baseka, iryo zina muri amashyi rirakomeye cyane. Haleluya. Giterane cyo gushima Imana, ejo narababwiye ngo ni igiterane nkunda cyane. Nshimira Imana ikizere mwangiriye ntabikwiye kugira ngo nze kwigisha ngewe ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Imana ibahereza umugisha. Mushumba narabashimiye cyane kuko bituma nanjye mba mushya mu mwuka. Tugiye kuganira ingingo ebyiri mu minota 26. Turiga rero impamvu dukwiriye gushima Imana. Ngiye kubabwira impamvu 9, hanyuma mbabwire aho ishimwe rituruka. Hari ahantu navumbuye 5 ishimwe riva. Maze rero mufate Bibiliya dusome Zaburi 103, niyo yabyaye iki giterane, ni irimo intego nkuru yacyo. Turasoma n'umurongo waho wa 2. Zaburi ya Dawidi, ni Zaburi ya Dawidi y'103, umurongo wa 2 haravuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Tuvuge amen. Maze rero ibi ngibi ninjye wibwiraga, reka buri wese abyibwire. Vuga ngo mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose Uwiteka yakugiriye. Ongera ububaza atari ku mutima wanjye uri mu biki? Erega ugomba kubwira uti mutima wanjye gahunda zahindutse, amaganya ashyira hasi, ingorane shyira hasi, kwitsamura shyira hasi, gahunda mutima wanjye ndabihinduye, himbaza Uwiteka. Icyo ni icyerekezo wowe wiha. Umutima wawe ujyanye mu gahinda niho wajya, uwujyanye mu marira niho wajya, unawujyanye mu mashimwe naho wahajya. Haleluya. Mu ujyana hano heza. Iyi ni intego nziza cyane, muzakomeza kuyiga hamwe n'abigisha bazaza muri iki giterane. Kandi mbabwire impamvu dukwiriye gushima Imana. Iya mbere, gushima kurakwiriye. Vrai ou faux? Gushima kurakwiriye. Imana amashyi, gushima birakwiriye. Mu bintu bikwiriye gushima birakwiriye. Kinhani bisobanuro ngiha, wowe uzajya kwisomera Zaburi 147 umurongo wa 1 iravuga ngo gushima kurakwiriye. Ubundi so urabona bidakwiriye? Gushima birakwiriye. Ubu turi mu nzu y'Imana. Musubiza amaso inyuma mwibuke ejo bundi. Turimo twizihiza Noheli y'umwaka washize twari muri kantu twari. Iki giterane se mwabashe kugikora? Ariko kuko mwebwe buri mwaka kiba nzi ukuntu mwabigenje kuri Life Radio, mutekinika mwegeranya ti abarimbyi bageyo tyagiye bake muri studio hajyaho bakeya,
none nimurebe turi mu nzu y'Imana. Haleluya. Gushima rero kurakwiriye. Ntimuheruka no kwambara agapfukamunwa, ntimuheruka guma mu rugo mwayivuyemo. Duha Imana icyubahiro n'amaboko abiri. Gushima bimeze bite? Kurakwiriye. Yo ni ingingo ya mbere. Impamvu ya kabiri, muzasoma Zaburi 150 umurongo wa 6. Haravuga ngo ibihumeka byose bishima Uwiteka. Aha ni itegeko. Urahumeka? Banguhumeka wumve ko bikunda. Niba uhumeka duha Imana amashyi kuba ruhumeka gusa. Ibihumeka byose hano harimo abantu, hagiyemo inyamaswa, hagiyemo ibiti, buriya nabyo birahumeka. Ibyo bintu byose Imana ishaka ko bishima Uwiteka, kuko turi abantu. Rero ikintu cyatumye Imana iturema ni ukugira ngo tuyiheshe icyubahiro. Niyo ntego yatumye Imana iturema, kugira ngo tujye duhora tuyishima. Na gahunda iri mu ijuru ni ugushima Imana gusa, tuyihe icyubahiro. None rero ko duhumeka, hari abantu twavukiye rimwe, twanyuze hamwe, barwaye indwara nk'iyo warwaye. Wowe urakira, barapfa. Wowe urahava, abandi barahagwa. Wagiye kwa muganga urwaye nk'abandi, bakubaga indwara nk'iyo babaza abantu mwari mwegeranye. Wowe Uwiteka kongerera iminsi, abandi barashingurwa. Watanze iki? Umunsi wo kuvuka kwawe, urya munsi hari abantu bapfuye. Mama wawe ajya kubyara byari bikaze, inda yawe yaramugoye. Uzamubaze ukuntu wavutse wamubijije icyuya. Urya munsi uvuka rero hari abana bapfuye, bapfira rimwe na ba mama wabo. Twege turiho, turi guhumeka bikemera. Bihumeka byose bishima Uwiteka. N'abantu bose bahumeka mujye mubakoraho, mubabwire ngo uko guhumeka kwawe birakwemerera gushima Imana. Ibibazo dufite mwibireba cyane, ni murebe yuko duhumeka. Iyo uhumeka, ngiye kubihanura, iyo uhumeka uba ufite amahirwe yose yo kugera mu migisha y'Imana. Haleluya. Amahirwe aba ari 100% yo kugera mu migisha y'Imana. Ariko iyo upfuye biba birangiye. Ariko iyo uhumeka, niba wumva uhumeka, vuga ngo bizaba, kuko ukiriho amahirwe aracyuzuye, aracyari 100%. Cya gatatu rero gituma dushima Imana, gituma gushima Imana bikwiriye. Yewe we, ngiye gusoma Bibiliya, nsanze ngomba gusoma. Nimurebe Yohana 5:17. Ibi bintu turabikira. Murebe Yohana igice cya 5 umurongo umwe gusa, umurongo wa 17. Ndarangiza kubusoma. Mwibwirize, muhite, muhimana mashi, muhimana impundu, umva mukora ibintu binezeza ijuru. Yohana 5:17 haravuga ngo, ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Haleluya. Jusqu'à présent, n'ubu data arakora. Murebe ku isaha, ubu ni sangahe? Ubu tuvugana data ari mu biki? Haleluya. Ubu none kuri iminota, kuri amasegonda, data ari mu biki? Arimo arakora. None mwarimo mugira ngo yararangije? Nimuhamagare mu ijuru bababwire, data ari mu biki? Kugeza n'ubu. None natwe mureke dukore, kuko data ari gukora. Rero ntago natwe tuzicara. Ubwo abe mu kazi mwimyoze. Ese bari gupanga ibiki? Bana ko ari inshuti yacu se yanatubwira, hari ukuntu umwuka wera ajyazana imyanzuro y'ijuru. Data uri gupanga ibiki?
ari mu kazi ugeze kuyihe ngingo? Ipaje yanjye muri buyigereho mu kazi mufite, data ari gukora. Haleluya! Hagira ugutera ubwoba, isi nigukange, uyibwire ngo hari umuntu uri mu kazi, uyibwire ngo hari akazi barimo kandi ukarimo mufitiye icyizere. Bibiliya mwiza data niwe utubyara. Haleluya! Muhaguruke duseke, muhaguruke twishime, muhaguruke duhe Imana amashyi kuko data, haleluya, data ari hehe? Ari mu kazi, arimo arapanga ubukwe, arimo aragura ibibanza, arimo aradushakira umutekano, arimo arashaka uko abana baziga, arimo arashaka ibigoma by'abana na pamperisi, arimo arashaka ibiryo. Muruhuke, mwicare nk'abantu bafite data uri gukora, mwegame. Data ari gukora. Pastor, uretse intego y'igiterane cyo mu kwa kabiri tukayita data ko ari gukora. Mwaretse tukayita data ko ari gukora, maze natwe tukazakora. Ko mbona ari mu kanya ejo bundi tuzaba turi kwegeranya finisage n'amakaro by'uru rusengero, noneho tukazabyita data ko ari gukora. Noneho bikadusaba ko natwe dukora. Murumva bitazajyamo. Impamvu ya kane tugomba gushima Imana iri mu mubwiriza cya 5 murongo wa 3 n'umurongo wa 4. Umubwiriza ngo nguki ngo biri hehe? Umubwiriza cya 5 umurongo wa kangahe? Wa 3 n'uwa 4. Havuga ngo iki? Nuhigira Imana umuhigo, ntugatinde kuhigura kuko itanezerewe abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize, muvuge ngo vuba. Ujye bigira vuba ntugatinde. Guhiga umuhigo ntuhigure birutwa no kutawuhiga. Iyo dushima tuba duhigura imihigo twahize. Ibyo bikazana iki? Bikazana ko iyo uhiguye umuhigo biguhesha kwinjira muri etape yo guhiga undi muhigo. Ariko ntiwatinyuka guhiga umuhigo utarahigura uwa mbere. Kandi ndi kubona imihigo hano twagiye duhiga tuvuga ngo data nakora ibi nanjye nzakora ibi. Biriya rero wavuze iyo utabivuga, none kuko wabivuze bikuriho. Iyo dushima Imana rero twibuka ya marira twari dufite dusenga tubabaye, noneho tukavugana bya bindi twavuze, bigatuma Imana ivuga ngo barakiranutse, igahita turemera ibishyashya. Reka mbabwire, mwari muzi ikintu cyatumye Hana atinda kubyara? Narakibabwiye. Kanyibabwire. Hana yatinze kubyara kubera gushaka kubyara umwana wo kwereka Penina ko nawe abyara. Ibyo bituma atinda. Ubundi Penina yamaze kubyara kangahe harya? Nyari 7. Hari 7. Noneho Hana akagerera kwiteka. Ubu koko wampaye umwana umugore uri mu rugo nawe akabona ko nanjye mbyara. Imana iti ko atarabihamya neza se, timwe muretse tugeze igihe azabigereraho. Umunsi umwe arabivumbura rero. Ibyo kwereka Penina ko nawe abyara abivamo. Aravuga ati giye noneho ndashaka umwana nzaguha. Noneho ngiye ndashaka umwana nzahita ngira gute? Nzahita nkwihera. Imana iti waratinze. Iyo bivuga mbere uba wari umubona.
uwo munsi ijuru ryahise rivuga ngo uramubonye. Ikindi cyatumye ahita abyara, yari yarahize umuhigo, nimubyara nzahita muguha, nzahita mpigura, azafata ibere acuka bitamukuzanira. Ubwo si umuhigo? Kubera yanahize umuhigo kandi Imana yari ikeneye nayo umutambyi, tivuga iti ndabigira vuba abyare vuba. Iyo duhize umuhigo bituma ijuru rikora vuba. Nk'ubushaka kuvuga ngo Uwiteka wampaye akazi, ko nimbona akazi kampemba miliyoni 7, mwana muzi ko kabaho ariko ngo bati barimo ragira bati se kabaho bantu. Hari akazi bagenza umuntu uhembwa miliyoni 18 ku kwezi, hari n'abahembwa miliyoni 65, hari n'umukinnyi uhembwa miliyari 4 mu cyumweru. Se mwe mubara gute? Hari abantu bahembwa se wowe hari abantu bafite salary badashaka kujya kuyakuraho. Ese arayakuraho ni menshi cyane, ariko rero uzarebe hari abantu bahembwa wowe ukagenda ukayakuraho yose. Ese nuyamaraho biragenda kuyamazeho ngo muyampe yose. Cyangwa kandi ukandika ku cyuma ni 160 byaje, ugahita wandikaho 160. He n'igihe icyuma kiyakwima kiti kuri gusaba menshi genda sigarana iki, wenda kiti basa ndika 158 gisigarane 2. Nese kuyamazeho ubwo uzasubirayo ukureho iki? Hari abahita bayamaraho. Imana kumpere salary, Imana kumpere igihembo, Imana kuzamure mu ntera uhembwe. Ubwira umugore uti ngwino ujye kuntwaza tugiye guhembwa. Ushaka abantu bagufasha, mujye kuntwaza natsindiye isoko nzabonamo miliyari, kandi nimara guhemba abakozi nzabasigaranye inyungu ya miliyoni 400. Miliyoni 400 kazunguka ku isoko rimwe gusa. Noneho rero ushaka kubwira Imana, Imana ndashaka ngiye kujya ntanga icya 10 cyinshi. Ngiye niko njya senga, Mana ko nshaka gutanga icya 10 cyinshi urakora iki? Imana itubworoye ndaguha amafaranga menshi kugira ngo nanjye umpe icya 10 cyinshi. Mujye musenga gutyo, Mana ko nshaka gutanga miliyoni yuzuye kuri iyi nyubako, ubwo urama iki kugira ngo nyibone? Senga mu bintu bifite mu Imana ifitemo inyungu. Cyo cyatumye rero Samweli kuvuka ko bita byihuta. Haleluya. Amubyaye rero ahita ajya guhigura umuhigo. Mbivugiye muri iri teraniro, murebe imihigo mwahize, mushaka ukuntu muhigura. Iki giteraniro nikibacike ni cy'amashimwe, uhigure. Niba warahize ibintu binini, Imana yacu izabiguha, kuko nayo ni Imana ifite ibintu binini. Izabikorera kuko wabivuze, we bishyire ku mutima gusa. Mu masengesho tugiye kugusengera ijuru izabikora. Niba mubyemera mwitse gato muti amen, ijuru izabikora. Ngeze ku ngingo ya kangahe rero? Ya 5. Ibikomeye biranesheka mu mashimwe. Reka magarara hambi babwire mu byandike. Igitangaza kinesha ikibazo. Ngo nguki? Iyo ufashe ikibazo ukagishyira hariya ku gatebe, ugafata n'igitangaza ukagishyira ku kandi gatebe, ukabiha akanya ngo birwane, igitangaza kiragenda kigafata ikibazo kikakiniga, kikagiheza umwuka, kigahita kigimanura hasi, gitangaza kigasigara gihagaze. Mufate ibitangaza Imana yabakoreye mubikubite mu bibazo, ikibazo kireta kibura aho kibura aho kicara kiguruke. Niyo mpamvu muririmbya tugira inama ejo bundi ati jya ubara iyo migisha yose Imana gukoreye. None iyo migisha bibaze bitangaza biriruka, biraza bigahita bivudukana ibibazo. Ibikomeye mufite biranesheka nimukomeza gushima. Icya 6, Satani ntazagushobora. Ngo iki? Nimuba mu mashimwe Satani ntazabashobora. Abantu Satani ashobora narabamenye n'abantu bimyoza. N'abantu bavuga ngo ndabigenza nte. N'abantu bavuga ngo biracitse. Ngo iki? Biracitse ndabigenza nte ukimyoza. Ayo magambo ntimuzongere kuyavuga mu izina rya Yesu. Mujye muvuga ngo ku Mana byose birashoboka. Satani ntazadushobora.
nidukomeza gushima. Cya karindwi, turyoherwa n'ibyo mu ijuru iyo turi mu mashimwe. Ijambo ry'Imana riryohera umuntu uri mu mashimwe. Indirimbo z'Imana n'amasengesho biryohera uri mu mashimwe. Icya munani, Yesu tumubonera mu mashimwe tukanezererwa. Niba ushaka kubona Imana, yushima. Imana iba mu mashimwe, Imana iba mu cyubahiro cyayo, Imana iba mu kuyishyira hejuru. Iyo uyivuze neza urayibona. Icyenda, gushima Imana bituma ibitangaza bikoreka. Uko udasohora ishimwe ryawe uri gutuma ibitangaza bidakoreka. Uko dushima tuba turi kugomorora, tuba turi gukuraho inzitizi zituma ibitangaza bigira bite bikoreka. Ubu rero hano Segemu turi gukuraho inzitizi. 2023 ijuru yatangira gukora ibitangaza. Tugishima gusa, Imana irimo irandika igiye gukora ibishyashya. Hari page Imana igiye kuduha nshyashya bitewe nuko twafashe gahunda yo gushima, nta numwe usigaye. Uyu ni umuco rero w'Imana. Ubu no mu ijuru itara ryawe rimuritse hano cyane, kuko hari igiterane cy'amashimwe. Itara ry'Imana rimuritse aha hantu kugira ngo Imana yumve ibyo muyivuga. Uko uyivuga neza irahaguruka maze namwe izabagabira. Reka rero mbabwira ibintu, amasoko 5. Isoko ya mbere, muze kureba Zaburi ya 56 umurongo waho wa 11. Aha nishimwe riva. Haravuga ngo iki? Haravuga ngo Imana izampa gushima izina ryayo, Uwiteka azampa gushima izina rye. Ubwo ishimwe riva he? Riva ku Mana. Ngiye kubivuga, muvuge ngo bivuge. Imana niyo nyiramashimwe, irarirema rikaremeka, niyo nyiri amashimwe. Kubw'imbabazi zayo nawe iri kuremera. Haleluya. Narebye wa mugabo ahagaze aha ngaha arimo ashima Imana, mbona ishimwe Imana yamuremeye rinyongeramo imbaraga. Ndavuga ngo Imana yabikoreye uriya mugabo ibikorere n'uriye. Nuvuga ngo Imana ireme uko yagize kuri bamwe igire nawe kuri wowe, kandi buri wese Imana imuha umwihariko we. Haleluya. Irireme. Imana n'umuremyi w'amashimwe, niyo soko y'amashimwe. Aha kabiri rero ishimwe riva. Ishimwe ukurikire muraza kubyumvira mu mwuka. Ishimwe rizanwa no gusurwa na Mariya aje kureba ibyo Imana yakoze. Ngo nde aje kugira ate? Ndashaka kugutumiriraho abashyitsi. Reka mbabwire, Imana imbabarire kubw'imbabazi zayo iguha umushyitsi umeze nka Mariya. Uwo mushyitsi mu mwakire. Gaburiyeli yabwiye Mariya ati wowe uzabyara umwana uzamwite Yesu, niwe uzakiza abantu ibyaha. Abona ari gutinda kubyakira, iti mu ikimenyetso. Imana yacu ni Imana y'ibimenyetso. Iramubwira uti niba uri gutinya, mwene wa Elizabeth uba afite inda y'amezi 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga. Mariya ati niba Elizabeth atwite ndajyayo. Uriya mukecuru uriya aratwite, niba atwite nanjye bizakunda tu. Ngo Bibiliya avuga ngo agenda yihuta, ariko ikimujyanye ni ukureba igitangaza ijuru ryakoze. Imana ibikore ba Mariya bazi. Hari igihe baba bataheruka baraguciye warashaje ngo ntukibyaye, ariko yo marayika bakozeho. Haleluya. Imana ikumera abashyitsi boherejwe na Gaburiyeli. Umva, wowe jya kumureba mwene wa Elizabeth. Rega na bene wacu Imana irabazi, n'amazina yabo irayazi, n'igihinda yagiriyemo irakizi. Niyo mpamvu mbwe ati ubu mu ijuru twabaze dusanga inda Elizabeth ifite amezi 6. Mwari muzi impamvu inda zitavamo? Hari mare kuzicunga. Niyo mpamvu umwana avutse hari mare kubara aho bigeze ku mezi 6. Ubwo se urumva badahita bashyiraho umunsi wundi wiyongereho? Iyo bigeze 9 se mareka ntabivuga.
dore bigeze ku mezi 9 mupanga operation yaho ari bubyarire kuko arabyara mu masaha 9 y'ijoro. Sinzi impamvu mubyara nijoro. Masaha y'ijoro habaru urugamba rukaze. Mariya rero aragenda akiramutsa. Niyo mpamvu mbabwiye ngo ishimwe, hari ishimwe rizanwa n'abakitsi bagusuye. Akiramutsa aravuga ngo yemwe Elizabeth muraho, indamutso gusa. Isanga Elizabeth mu gikari yuzura umwuka. Ndashaka Imana guha abashyitsi batuma wuzura umwuka. Haleluya. Hano SEGEEM runo ruhimbi Imana irushyiraho abantu buzuye umwuka bakivuga namwe mu batizwe. Ibaha abantu baseka avuga ijambo ryinjiri. Yemwe kwa Elizabeth muraho, yumva indamutso si umuntu usanzwe, ahita yuzura umwuka. Akana mu nda kati haje grand frère aje kunsura nawe nako kuzura umwuka ngo ni Yohana. Baracakiranya buzura umwuka. Abana nabo buzura umwuka. Yohana ati ndakubanziriza nkubatize ubundi nawe ukomeza akazi. Burya Yesu marayika bivuze bita biba, ijuru rivuze biraba. Barahoberana. Mariya ahita yumva ubuhanuzi bwa Elizabeth. Arambwira ati ibi ndabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye uzi ko yabaye umwami akiri no mu nda. Arangije atugo babihanuye ko uko ntwita umwami tugomese mbyemera ko nyina w'umwami wanjye. Urumva wongera gushidikanya se ngo bizagenda bite? Elizabeth agusuri, Mariya gusuri. Imana guha abashyitsi baguhanurira. Mariya ahita avuga ati niba ari uko bimeze, avuga ibintu. Murebe muri Luka igice cya mbere, mwumve ubuhanuzi bw'umuntu wabwiwe neza. Imana iguhe, hari ishimwe rituruka ku muntu gusuye. Imana izana abashyitsi bagusura bituma uhanura. Mariya ntago yarazi ko afite impano yo guhanura, yayibwiwe. Impano yatangiye gukora ageze kwa Elizabeth. Arangije ati murebe 1:46, Mariya aravuga ati umutima wanjye uhimbaza umwami Imana, n'ubugingo bwanjye bwishimiye Imana umukiza wanjye, kuko yabonye ubukene bw'umuja wayo, kandi uhereye none abibihe byose bazanyituhiriwe. Yababa we abarihanuriye, kuko ushobora byose ankoreye ibikomeye, n'izina rye niryera. Imbabazi ze ziri kuba mwubaha uko ibihe bihaye ibindi. Yerekanishije imbaraga ukuboko kwe, atatanije abibone mu byo batekereza mu mitima yabo. Anyaze abakomeye intebe zabo, ashyize hejuru aboroheje. Abashonje yabahagije ibyiza, n'abakire yabasezereye amaramasa. Atabaye Israel umugaragu we, kuko yibutse imbabazi ze yasezeranije basokuruza ko azagirira Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose. Amina. Nuko Mariya amara amezi nk'atatu kwa Elizabeth abona gutaha. Yamusuye iminsi 90. Imana iguha umushyitsi utinda, iguhe na bije yo kumufasha kubaho. Umushyitsi reba wowe umuntu agusuye iminsi 2 mutangira kugira ubwoba muti turapfuye noneho nakawunga biriyongereye. Umushyitsi iminsi 30 wamushobora? Urumva mushobora? Utangira yamaze iminsi 5 utangiye kumwe ese ubu ngo biwanyu ntago bagukumbuye, ukagira ngo izo mpuwe niko ubuse ntago bagukumbuye. Aho mwahamagaye kugira ngo mwumve ko babaha uruhushya rwo kumara icyumweru, ariko nukugira ngo ubone yasezera. Nabatirega ati naje nje buriya turi kumwe iki gihembwe cyose nzakimara hano. Yego none se papa nuza warabimubwiye buriya? Ntago nyine ndabimubwira kuko urabona zananiwe. Tugere inama naguha, nge numva wabanza ukamubwira kugira ngo iyo minsi yose abanza byitegure, kuko urabona ko harambuti yaje. Ariko Elizabeth na Mariya muzi impamvu ahubwo yatinze? Muzi ko umusaza atavuga? Nimubizi se? Zakariya afite akabazo ko kutavuga kubera ko yasuzuguye icyo Gaburiyeli avuga. Tamubwira tuzavuga ari uko umaze kubyara, umenye aho mvuye ngewe.
none rero Elizabeth nawe yatwita umugabo atavuga, yajya kumubwira ati ndatwite n'isesemi n'iki akabura babibwira, bituma Imana yohereza Mariya kumumara irungu. Imana guhe Mariya rero nawe aguterera inkuru aguhanurira. Imana guhe umuntu mwaganira no mu kigerageza aza gusange maze akomara irungu. Yewe mugiye gutaha rero iminota nababwira ashize, mureke mbabwira ikindi kintu gishobora gutuma ishimwe riza. Mwumvise ukuntu Mariya azishimwe rikaza. Icya gatatu rero guhura na Bigayiri, inama ze zituma ishimwe riza. Uyu ninde? Ni Dawidi. Dawidi yaragiye kwihorera kubera wa mugabo w'ikigoryi witwa nde? Nabali. Imana iravuga iti Dawidi wanjye sinshaka ko yiyanduza, ihamagara umugore w'ubwenge witwa Bigayiri. Aramubwira ati ariko Dawidi mukozi w'Imana urajya kugira uti izina rye ni Nabali, ubu ngubu uriyangiriza iki? Nanjye tubana ni ikigoryi, none ubugingo bwawe buhambiranwe n'Uwiteka mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi urwana intambara yo kugira ngo iby'Imana yakuvuzeho bizasohore utiyanduje, ahubwo uzibuka umuja wawe. Dawidi ati Imana yatumye mpura nawe uyu munsi ishimwe. Imana iguhe guhura na Bigayiri, ukubuza gukora amakosa, ukubuza kwishingira, ukubuza kwihorera, akakugira inama. Iyo uhuye na Bigayiri arema, muvuge ngo ishimwe. Ahandi ishimwe riva iyo uhuye na Yonatani aje kugusura gusanze mu ishyamba, aje kukwibutsa amasezerano y'Imana yavuze, ishimwe rigira gute? Iyo uje gusurwa na Shobi na Makiri na Barizirayi bazanye ibyo kurya, ishimwe rirakoreka. Imana ikuzanira abashyitsi barimo ishimwe. Muhaguruke dusenge bene da. Imana ikuremera ishimwe, Imana ibaremera ishimwe mwese, Imana ibaremera ishimwe muri iki giterane, kandi Imana yohereza abantu batumushima Imana. Muzamure ibiganza maze twakira ijambo ry'Imana. Mwami Imana ndagushimiye muri iri teraniro. Iri ni iteraniro ryiza ry'abana bawe. Tubonye ahantu amashimwe ava, tunabonye n'impamvu tugomba kugushima. Umwuka wera naherekeza iri jambo, abantu baguye bakizwe, abatarakumenya bakumenye, imbaraga z'umwuka wera zikomeze gukorera muri iri teraniro. Kandi iki giterane cy'amashimwe twizeye ko hari ibindi kigiye kurema, kandi aho twarangaye hose kubwo kutagushima no kubwo kubona ibibazo, kubona ibitangaza wakoze, utubabarire. Amaso yacu areba ibyo wakoze, aho gukomeza guhanga amaso ibitarakoreka, turebe ibyo wakoze, biratuma twitera hejuru tuvuga ngo Uwiteka yakoze ibikomeye, natwe turishimye. Dukeneye abashyitsi nka Mariya, indamutso zabo zituma abantu buzura umwuka wera. Dukeneye abashyitsi bameze nka Bigayiri, batuma twuzura amashimwe, tugahindura icyerekezo, ibyo twari turimo bibi tweta tubivamo. Dukeneye umwuka w'Imana wari muri Yonatani uhaguruka ugasanga Dawidi mu ishyamba ajyanywe no kumwibutsa amasezerano y'Imana. Nyemerere Mana womore imitima yaribabaye, uwaje adaseka ze gutaha nezerewe kuko yavuganye n'Imana y'umunezero, maze icyubahiro cyose kikugarukire. Uko niko nsabye Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo waduhaye ubugingo. Amen.